nabo bari mu Rwanda bakuramutse. Muraho neza muraho. Muraho mushumba. Ni ukuri turabakiriye. Amen. Mu rugo n'abana twese turabakurikiye turabakumbuye. nuko amen Mushumba wacu ndaguhobeye ndishimye mushumba ndagukunda. natwe turabizi Ndishimye bikomeye. Amen. Nitwa Safari Gerard, ndi umupasiteri mu Rwanda muri paruwasi ya Gasave. Amen. Ndi kumwe n'umudamu ubu ndabarizwa ku itorero rya Gatsata ADEPR paruwasi Gasave. Hanyuma ndi kumwe n'umudamu nawe nabibwira basuhuze mwumva ijwi rye. Amen. Nitwa Nyirasabimana Corobina wa Gihogwe kuri paruwasi Gihogwe waho muri korali Moriya. Yesu aduhamagare. nuko turabakumbuye. Ndanezerewe kongera kubona umubyeyi wacu, ndanezerewe cyane bikomeye. Turanezerewe ni ukuri natwe kubabona. Madamu wawe twari tumukumbuye uhagarariye Moriya, karibu cyane ugize iminsi yose. Amen. Mama Mugisha, Imana iguhe umugisha, na Pasiteri Safari, ni ukuri waratwigishije turafashwa. Uyu munsi rero ntabwo umubyeyi wacu yari ahari, Papa Mahombi, ariko uyu munsi uramwumva, ndabizi ko wari umukumbuye. Watwigishije ari mu ivugabutumwa ahandi adahari, azakumva. Imana ibahe umugisha. Reka rero twakire Pasiteri Moses, umuyobozi wacu utuyoboye neza muri iyi minsi. Imana imuhe umugisha. Reka tumwakire, ni ukuri Pastor Moses. Murambura ibiganza tumwakire umukozi w'Imana. Amen. Nanjye nishimiye kubana namwe muri iri teraniro. Imana ihabwe icyubahiro kandi duhana umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Undi ntakiriye ninde mwafasha? Niba hari undi mushumba ntakiriye, mushumba Kayijuka ari hehe? Mushumba Kayijuka, ni ukuri niba hari nawe reka tumwakire adusuhuze, turanamukumbuye nawe. Amina. Amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro n'umugisha biva ku Mana n'ibibane namwe. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Amen. Imana igumye kudushyigikira twese kandi igumye kudukora ibyiza mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba Kayijuka, ni ukuri turagushuhuje. Imana iguhe umugisha kandi ishimwe ko yabashoboje mukaboneka. Ndabizi ko muba muhari ariko inshingano ziba ari nyinshi, ariko Imana ibahe umugisha. Karibu cyane. Reka nanone twakire Papa Tsera, nawe umutware wanjye ntabwo mwamwakiriye, nawe ni mumwakire mu izina rya Yesu. Nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Amen. Imana imuhe umugisha nawe. Hanyuma ariko Mama Mahombi ntabwo numvise ijwi rye. Mama Maho, tera haleluya basi tukumve, mbone gusubiza mikoro umuyobozi. Murakoze, twari twazamuriye rimwe. Ariko nanjye reka mbaramutse nyine ku buryo mwihariko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu aduhane umugisha. Imana ibahe umugisha. Abantu bo mu Buholandi mwese turabakiriye, abari kuri YouTube, abo muri Norvege turabakiriye, n'abatazamuye haleluya hano muri Finland, namwe mwese turabakiriye. I Bugande, Kenya, mwese mwiyumvemo ikaze ahangaha
ni ukwegera intebe y'Imana, ni ukugira ngo twongere ibihe byo gusenga, twibukiranye iby'uru rugendo, ubwami bw'Imana buratwegereye. Nanjye rero ndabakunda cyane, ndabakunda n'ukuri. Imana ibaha umugisha kandi mujye mukomeza, muze mubane natwe, ari abari mu rugendo nka ba Esther, karibu. Imana ibaha umugisha, karibu umuyobozi. Reka soreza aha ngaha. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane kuduhera ikaze itorero ryose, iteraniro, kugira ngo twakirane tumenyane. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nifuzaga rero muri uyu mwanya dusoje kwakirana, ndagira ngo nsabe buri muntu wese uri muri iri teraniro yirinde kurangara, yirinde kurangara, yirinde kurangaza ibitekerezo, yirinde kurangaza umutima. Buri muntu wese uri muri iri teraniro abe maso, kuko naba maso arabona ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Nimuba maso murabona ubwiza bw'Imana muri iri teraniro, murabona ubwiza bw'Imana mu ndirimbo, murabona ubwiza bw'Imana mu ijambo ry'Imana. Murabona iteraniro nk'iri ririmo abashumba bahamagawe n'Imana, ntabwo Imana yabura kubana naryo. Buriya hari abadayimoni batajya batera ibyumba by'amasengesho. Iyo abakristo bateranye bonyine bashobora kuvangirwa, ariko namaze guhishurirwa ko aho abashumba abatambyi bari nta satani hagera, kuko baba barasizwe n'Imana. Hari imyuka mibi itagera ahantu abashumba bari. Rero iri teraniro ndagira ngo mbatangarize ngo ni iryera ryarasengewe, buri cyumweru turarisengera, tukabwira Imana ngo abari burizemo barifashirizwemo. Ntabwo iteraniro rero ryaba rigira igihe cyo gusengerwa n'abashumba ngo rinanirwe kugufasha abanyetorero abakristo baryitabiriye. Ndagira ngo mbabwire mwirinde kurangara. Turabona ubwiza bw'Imana muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Nashakaga ngo Safari n'umudamu we rwose mbahaye indirimbo ya 76 mu Gakiza. Ndayibahaye Safari n'umudamu we, indirimbo ya 76 mu Gakiza. Yego, iyo ndirimbo nimuyituririmbire, ndayibahaye. Buriya byari mu migambi y'Imana ko muza kuririmbira muri iri teraniro indirimbo ya 76 mu Gakiza. Yego. Yituririmbire rero, noneho twitegura kwakira umwigisha mu mwanya uri imbere, twitegura kwakira ijambo ry'Imana. Muturirimbire iyo ndirimbo, nimumara kuyiririmba turaza gusenga Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. 76 mu ndirimbo z'agakiza. Hanyuma kandi twishimiye ngira ngo muratwumva. Yego, nta kibazo, muririmbe turabumva. Yemwe mwabushyo bw'Imana, ihangane ibihe bito, muri wa murwa uhoraho tuzabona ibyishimo. Reka dushyiremo ahantu habona neza. Ariko tugiye, reka dutangire. Yemwe mwabucyo bw'Imana, mwihangane ibihe bito, muri wa murwa uhoraho tuzayona ibyishimo. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Ntukarongwe muri iyi si, ntukareke Imana. Ubuse waririmba ute n'uyu mwana? Alo? Amen. Ndatekereza ijwi nakoresheje sinzi niba twese turizi. Turarizi.
nimuririmbe nta kibazo, nimuririmbe nta kibazo, turi kubumva twebwe. Yego abandi bashaka kuyiririmba bamyutinge kugira ngo amajwi adahurira mu mamikoro ari menshi, noneho tubatega amatwi, muririmbe nta kibazo. Yego none Imana ibahe umugisha cyane. Yemwe mwabushyo bw'Imana mwihangana ibihe bito, muri wa murwa uhoraho tuzabona ibyishimo. Hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Ntukarongwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago. Kurikira umwami Yesu buri munsi aguha kunesha byose. Buri munsi aguha kunesha byose. Nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, no mu makuba y'iyi si Imana iza kuruhura. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi, hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Nitwizera tuzabona kandi igihugu cyo mu ijuru, kandi iyo ni inkuru nziza nta kizatugerageza. Turi hafi yo guhurira mu ijuru, turi hafi yo guhurira mu ijuru. Nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo, ibyo twiringiye tuzabibona mu ijuru. Hazaba amahoro menshi n'umunezero, hazabaho amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Tuzimukana ibyishimo, ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho, amen. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha Safari na madamu, Imana ibahe umugisha, murakoze kuturirimbira. Abantu bari ahantu hatabohotse bagerageze kumyutinga kugira ngo amajwi ye guhurira muri za mikoro, nyaboneka mugerageze mushyiraho amamyuti kugira ngo mu gihe turi mu iteraniro ntihakumvikanemo andi majwi. Ubu tugiye kumva icyo umwuka abwira amatorero muri uyu mwanya. Tugiye kubanza dusenga Imana, ndumva nshaka ko twabanza tugasenga Imana, noneho mu kanya gatoya tugasenga Imana, tugasengera imitima y'abantu bagiye kwakira ijambo ry'Imana, tugasengera iyi mitima rwose kugira ngo babashe kwakira ijambo ry'Imana, abantu bose babashe kumva Imana muri iri teraniro. Turirimbye indirimbo rero, indirimbo nashatsemo igitero cyavugaga ngo nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba. Hari n'ikindi kivuga ngo ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe.
iri jambo rivuga ngo ntukarogwe muri iyi si bene data. Abantu isi yabafashe bugwate, abantu ntibagikumbura guterana kwera, abantu ntibagikumbura gusenga, abantu ibyaha byabaye byinshi mu isi birimo birabatwaza igitugu. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dukwiriye kurogwa muri iyi si. Iyi si iri kuroga abantu, iyi si irimo ibintu biroga, irimo ibintu bimara abantu imbaraga. Ariko indirimbo iratubwira ngo ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe. Noneho umuririmbyi yaravuze ngo iki, ngo nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, ngo no mu makuba y'iyi si Imana izakuruhura. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Umuririmbyi yaravuze ngo nitwizera, bakundwa bene data, nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Nitwizera tuzabona ubwami bw'Imana. Nitwizera tuzakora iby'Imana ishaka. Nitwizera tuzabaho mu buzima bunejeje Imana. Mwanditsi wandikiye Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 yaravuze ngo nyamara utizera ntashobora kunezeza Imana. Bene data, nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Kwizera kuturinda ibyaha, kwizera gutuma tudacumura, kwizera gutuma twubaha Imana aho batuzi n'aho batatuzi. Nitwizera rero tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Nta kindi kizaduhesha ubugingo buhoraho bene data, ni ukwizera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iryo jambo rero muribike mu mitima yanyu, nimwizera, nimwizera, nimwizera. Kwizera niyo ntwaro abantu benshi batakaje muri uru rugendo, muri ubu buzima. Abantu batakaje kwizera, abantu batakaje kwizera basigara n'indirimbo n'amasengesho y'urudaca, ariko kwizera kwaratakaye. Bene data, mwe mwabonetse muri iri teraniro, ndabasaba kugira ngo mukangurire imitima yanyu kwizera. Mwizera Imana, mwizera Imana, mwizera ijambo ry'Imana. Nukuri uwizera abasha kuzabona ayo masezerano. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru, kuko igihugu cyo mu ijuru, bwami bw'Imana, tuzabuhabwa no kwizera. Kuko umuntu wizeye ni nawe udakora icyaha, umuntu wizeye ni nawe ukiranuka, umuntu wizeye ni nawe ubana n'Imana nk'uko Imana ibishaka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndashaka ngo dufate umwanya dusenga Imana. Dusenga Imana, dusengere kwakira ijambo ry'Imana. Noneho dusengere n'imitima yose iteranye muri uyu mwanya, kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Niturangiza gusenga turakira umushumba wacu, umusaza, aratuganiriza nk'umubyeyi, aduhanurire iby'Imana ashyize mu mutima we. Abafite ibintu byinshi nk'umutambyi, asenye iri teraniro, arihanurire nk'uko Imana yarimutumyeho mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, uri Imana yuzuye ubutwari, uri Imana yuzuye ubushobozi bwa byose. Izina ryawe ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiraho agakomera. Kera abakwiringiye bari mu mahoro, natwe Mwami tugufite nitwifuza undi murengezi. Uyu mwanya wa none turi muri iri teraniro ryera waduteranirije, Mwami, muririmbyi aratubwiye ngo yemwe mwabushyo bw'Imana mwe mwihangana ibihe bitoya. Ariko arangije aratubwira ngo nitukarogwe muri iyi si, nitukareka Imana yacu, no mu makuba n'ibyago Imana izaturuhura kandi izaturengera. Turasabye kugira ngo uyu mwanya wa none turi muri iri teraniro ryera utwemerere, utwemerere, utwemerere. Buri muntu wese wajoyininze kuri iri teraniro ariboneremo umugisha mu ijambo ryawe, hariboneremo umugisha wo kubohoka, abohowe n'ijambo ryawe. Haleluya. Iri teraniro buri muntu wese hariboneremo umugisha wo gukira indwara. Iri teraniro buri muntu wese Mwami Imana hariboneremo umugisha wo gusubirizwa ibyifuzo afite. Buri muntu wese uri muri iri teraniro, uwaryinjiyemo afite ibibazo bivuna umutima, arisohokemo afite ibyishimo, afite n'amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese wabashije kugera muri iri teraniro, waje ababaye ataha anezerewe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Umuntu wese wageze muri iri teraniro, reka Mwami Nyiringa
Nyiringabo arivemo avuga ngo nahuye n'Imana kuri iyi tariki y'uyu munsi, maze izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Dusengeye umugaragu wawe wahamagaye muri iki kinyejana cya nyuma, mu bo warinze nawe arimo, mu bo wasigaje nawe arimo, kugira ngo abwirize iby'ubwami bw'Imana. Reka uvugane nawe, natwe twumve icyo uvugiye muri we mwami Yesu. Uduha amatwi yo kumva ijambo ryawe. Uyu mwanya wa none Satani ajya arwanya amateraniro, akarwanya ijambo. Turahagarika abadayimoni, twirukanye imbaraga za Satani izirwanya konegisiyo, ngo abantu batumve icyo umwuka abwira iteraniro. Mwami, turahagarika izo mbaraga. Umugaragu wawe wahamagaye muri iki gihe cya none, ukamusigaza ukamurinda kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Reka imbaraga z'Imana zibe kumwe nawe mwami Yesu. Natwe abumva uduha amatwi yo kumva, kandi nitwumva twumvira icyo ijambo ryawe ritubwira, atari ugupfa kuryumva gusa. Umwuka w'Imana ahagararane nawe kandi aganze muri iri teraniro, abari kuri Zoom badukurikiranye, abari hirya no hino badukurikiranye, buri muntu wese yumva icyo umwuka avugana nawe mu ijambo ryawe. Umwuka wera aganze. Urakoze mwami, ukomeza kubana natwe kugeza igihe tuza gusoreza. Tubisabye Imana Data, twizeye izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amina. Imana iguha umugisha mubyeyi. Karibu karibu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Natwe tunejejwe no kubana namwe, kandi n'aka kanya muduhaye ko kuganira ijambo ry'Imana nako turakabashimiye. Umwami Yesu abane natwe. Birabatangaza ko ubutumwa mfite bugenda bugaruka, niko nategetswe. Ubwo rero wakumva mbaganije ibyo nabaganirije ejo n'ejo bundi, si igitangaza, ariko biraba ari ijambo ry'Imana n'ubundi, kandi Imana ishaka ko ryumvikana kuruta uko ryumvikanye mbere. Imana rero kandi bane natwe. Ijambo mfite riri muri Luka ibice 13, nabyo naganirije abantu ejo. Luka 13, Luka 13 ku murongo wa 22. Babaza Yesu abakizwa uko bangana cyangwa uko bazangana. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, ari mu nzira y'i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Yesu namara guhaguruka agakinga urugi, mugatangira kubanga ku rugi, kuri uko bangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho uturutse. Bamwe muri mwe bazavuga bati, kandi twajyaga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwakoze ziri bimwe. Amagambo nk'ayo ngayo ni menshi, murayazi, turayamenyereye, ariko Imana iri mu kumbwira ngo ntinyabwira abera ndetse n'abakivuka, abakivukira mu butayu, abatarakura, bose bayumve ngo nimugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Kuko ejo bundi, ejo hano hari imbere yacu, hari benshi muri twe bazifuza kurinyuramo batakibibashije, kuko nyir'urugo azaba yamanutse yarangije gukinga urugi, abinjiye bakaba binjiye, ariko abasigaye bakakuva hanze. Twabiganiriye ejo na bene data, kandi ni amagambo akomeye. Imana iri mukumbwira ngo nimbwire itorero, mwebwe abakijwe kera muri ku murimo w'Imana, ngo namwe mubitekerezeho, mwongere mwisuzume, murebe ko mwinjiye mu irembo rifunganye, rifunganye mujya mu bwami bwa data. Mwongere mubirebe, mwongere mwisuzume, mwongere mubirebe neza. Niko umwami ashaka, kuko agiye kuza kandi araje. Si amagambo, agiye kuza, araje. Niyo mpamvu rero
atubwira ngo cyane cyane abataratangira urugendo ntibanyure mu irembo rifunganye, binjire kandi bakomeze mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye turayizi, ariko kandi muri iki gihe hari benshi bagenda binyura hanze, bateshutse inzira kandi barakijijwe, baranyoye ku mazi meza, barasogongeye bakamenya iby'umwuka wera, ariko benshi babivuyemo, benshi barabitaye, bibereye hanze, barishakira ibyubahiro, barishakira gushimwa, barishakira amafeza, amafaranga. Ariko mwaba aratubwira ngo atansiyo, mugire vuba, munyure mu irembo rifunganye, kuko mu kanya gato umwami agiye gukinga urugi. Uzaba atinjiye rero afite ingorane, ngo azaza akomange avuga ngo mwami dukingurire, ariko babwire ngo ya simbazi, sinzi naho muturutse, mwumve imbere mwankozi mwe. Rero ni amagambo Imana iri mu kumpa, murayazi, murayigisha, ariko buri wese aho ari, urwego ariho, mugakiza n'abagitangira bisuzume, muhatanire kunyura mu irembo rifunganye, kandi tunyuramo tuzaba dufite rwose umugisha mwinshi, kuko turirimbishije indirimbo nziza z'ijuru. Hariya mu bice 12 umurongo wa 54 Yesu kivuga abaza abantu igituma batamenya iby'iki gihe turimo, nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. N'iyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe, muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Kandi nawe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Izo ni inyigisho z'umwami arimo kuburira abantu, arimo kuburira itorero. Ese ibihe murabona bigeze he bene da? Mwebwe abari mu Buraya, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, murabona ibihe bigeze hehe? Ko nshinzwe meteoroloji baratubwira ngo imvura iragwa, ngo ubushyuhe buraje, n'ibiki bikaba uko babivuze. Kuki itorero ritamenya ibihe rihagazemo ibyo ari byo? Kuki abakristo batabona ibihe barimo ibyo ari byo, bagakomeza kugenda nk'ab'isi, bagafatanya n'ab'isi, bakavuga iby'ab'isi bavuga? Ibi ni ibiki? Kuki tutazi guhitamo ibitunganye, niba tuzi kugenzura iby'ibihe? Bene data rero, uyu ni umwami Yesu urimo kutubwira, muri genzura ibihe tugezemo ibyo ari byo. None se intambara zizaba, impuha z'intambara tuzazumva, ibyo se ntimubibona? Imitingito y'isi hamwe na hamwe, inzara, imyuzure, imiyaga idasanzwe, bise n'amazina menshi cyane, imiriro iza yiruka igatwika ibintu. Mwarabibonye muri California, muri Amerika, n'ahandi henshi. Mu Bugiriki mwarabibonye hashyagurumana, isi iri mu gushya cyane, ibintu bimeze nabi. Ariko ni ibimenyetso bitwereka ngo umwami agiye kugaruka. Uzi ubwenge rero niyihutire kwinjira mu irembo rifunganye, akomeze mu nzira ifunganye, ategereje kwambuka rwa ruzi, kuko umwami Yesu. Amen. Amen. Bene data rero, ayo ni amagambo Imana iri mu kumpatira kubwira ahantu hose, ndagenda nkayasubiramo, ndagenda nkayavuga, nta kindi ndi mu kuvuga, ni ibyo ngibyo ndi mu kuvuga, ngo bakristo mwitegure, muhagarare neza, mugende neza, mwisuzume, murebe ko umwami Yesu abashima. Nusanga hari akazingo ufite, iyuhagire, iyeze mu maraso ya Yesu agutunganye, utegereje ko aguhamagara, ukazamuka mu bicu kumusanganira agarutse aje gutwara umugeni we. Nasomye andi magambo menshi cyane adusaba none ngo tunihire isi ya none, kubera ibyaha birimo biteye ubwoba, ubutinganyi, abahindura ibitsina. Umuntu akaba ari umuhungu, ati ubuhungu burandambiye, ndashaka kwibera umukobwa, akagenda bagatunganya. Ibyo ni ibintu birakaje Imana.
gusuzugura Imana uko yabaremye abihindura uko wayishakiye abakijwe ba kera basubiye inyuma bamwe ngo ADEPR cyangwa sepebu cyangwa sepake bari baratuziritse baratudindije turaduha umudendezo none tubonye umudendezo baragera i Buraya bagakora za divorce bakishushanya bakafata imisatsi ntazi aho babikuye bakabishyira ku mitwe yabo bagira imisatsi miremire nk'iy'abazungu se muzi ko Imana ishaka abirabura abafite uruhu rw'umuhondo urwera n'iki byose ko ari indabyo z'Imana uzi ko natwe abirabura ngo tugomba ngo ndi mwiza ariko ndirabura ariko ndi mwiza amena n'ubwiza bwaryo bene data twari kwihindagura ibintu rwose bimeze nabi Imana irababaye Imana irababaye kandi irababaye turirisi ya none tuyiririre tuyisengere ukuri uri Buraya wumve uri hirya no hino cyangwa mu Rwanda ahantu hawe hari umutekano wibagirwa abandi Imana yashaka dusengera cyane bereka ko aho turi tubasengere ibyaha bigera ibyaha bimeze nabi biteye ubwoba tuhasengere tubabare turire tuboroge kandi ari ikintu murabizi neza niyo mpamvu rero vuga ngo dusengere isi ya none turire nakongera kubabwira amagambo makeya ari muri Petero wa kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri wenda tuhere ku murongo ni ibyerekeye abigisha b'ibinyoma wenda reka wenda tuhere ku wa kane kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha ahubwo ikabajugunya mu mworera ikabohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi gusa kubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana ikarokora Loti ubu urashaka cyane ikarokora Loti umukiranutsi wagiraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha kuko uwo mukiranutsi we yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva umwami Imana izi gukiza abayubaha ibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere babazwe no kurarikira ibyonona n'agasuzugura gutegekwa Imana idufashe cyane bashatse cyane cyane kujya hariya ha Loti yari mu bantu b'abatinganyi murabizi b'abamarayika bagiye kumusura muracyabyibuka ngo baza birukanka ngo nimuduho abamarayika bigabo ngo bikuru n'ibitoya byose bahuriye mu mudugudu bashaka abamarayika ngo baryamane ngo basambane homosexuality ibi byaha turimo twebwe cyane cyane i Burayi ariko no muri Afurika byagezeyo numvise ko ku Gisenyi hari uwapfuye itaro ryanga kujya kumushyingura kubera ubutinganyi bari bicishe agiye gufata umuhungu ku ngufu amutera icyuma barabyumvise birahari rero no muri Afurika birahari ariko i Burayi aho ni uburenganzira bw'umuntu batangiye kwishyira mu mategeko nshinga ngo ni uburenganzira ngo bijye mu itegeko nshinga ry'igihugu kandi ni ibintu Imana yanga urunuka ni ibintu Imana yanga urunuka byatumye itwika Sodomu n'i Gomora ariko icyo nashatse gukuramo cyane Loti w'umukiranutsi wari uhari yarabibonaga bikoreka akabyumva bikoreka ngo akiyabariza umutima we yaryamaga ku manywa yirwaga arira nijoro akarararira bukamukeraho ababaye abwira Imana ati tabara tabara Mana tabara tabara Mana tabara byari bikomeye cyane Imana yari iramubona iramukunda cyane
abona niwe wenyine ugomba gusigara n'abandi be bakeya. Nuko iragenda rero iramubwira ngo rero ngwino vamo, nitwikiye Sodomu na Gomora, hunga udapfa, hunga udapfa. Ubwo bwa mbere umukiranutsi yabwiwe ngo nahunge adapfa. Ubundi ubwo butumwa twabuhawe twebwe abakiranutsi ngo tubwire abapagani ngo nimuhunge mudapfa, ariko i Sodomu hariya Imana ibwira umukiranutsi ngo hunga udapfa. Bene data, kubera iki? Kubera ko yubakaga umutima w'iteka ryose ibyaha nk'ibyo by'ubutinganyi, ibyaha biteye isoni, ubwo bugome bwose yabonaga biremereye igihugu, bityo bamereye umudugudu, akumva arababaye, akababara. Imana iramureba ngo wenda kurokoye rero, hunga mwana wanjye udapfa. Nicyo nashaka kubabwira, nimusengera aho muri, mwirangara, ibikoreka murabizi, amategeko ashyirwaho murayazi, abigaragambya murababona kandi koko birahari, ariko bamwe batangiye kugira n'inshuti z'abatinganyi bakigendana. Hariya muri Amerika bahanagurije ubutumwa, umupasiteri umwe ngo ashaka urusengero, ngo urusengero rutamuhenda rw'abatinganyi ajyana n'abakirisitu. Ngo rero ndavuga nti cyari dukoze ntabwo ari byo. Abo bana bacu ujyanyemo batinganyi, ubajyanyemo kugira gute? Ngo baduhaye urusengero ngo rutaduhenda, ngo kandi twebwe turabizi ko tuzababwiriza bagakizwa. Ariko kuja aho yari yakuye mu mutima, twebwe umurimo wacu ni ugusenga tukinginga Imana, Imana itabare isi ya none, ngo nimusenga Imana izabareba n'ijisho ry'imbabazi, izabaha umugisha, izakora ibitangaza hagati muri mwebwe n'imiryango yanyu. Ibyo ni ijambo nifuje ko tumenya. Ashaka ko dusoma irindi jambo muri Ezekiyeli ibice 9. Ezekiyeli ibice 9. Barya turisome. Ezekiyeli ibice 9. Abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ni ijambo nifuje ko naryo muryumva rihwanye n'iryo twumvise kwa Loti. Amen. Babandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite iyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Kandi arababwira ati, nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo uzuzuzemo intumbi, ngaho nimugende. Nuko baragenda bica bo ku murwa. Nuko bakibica, aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka nti, ayi mwami Uwiteka, mbese uzarimbuza abasigaye ba Isirayeli uburakari bwawe ubusutse Yerusalemu? Maze arabwira ati, iby'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birakabije, kandi cyuzuwemo n'amaraso, n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse, kuko bavuga bati, Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo areba. Nanjye ijisho ryanjye rizabareba neza, kandi ntizabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo
uzabigereka ku mitwe yabo. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruye ubutumwa ati nagenje uko wantegetse, Imana ishimwe cyane. Ndashatse kubabwira ngo nimusengere ibyo bihugu murimo, nimusengere ibihugu byacu twavuyemo. Murabizi ibihakorerwa mu gihe cya none, murabizi ntimukabyirengagize kandi bikabatera ubwoba. Nimusengere ibihugu, mutakire Uwiteka, natabare kandi agiye kohereza abamarayika bashyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abarimo kurira, baboroga babajwe n'ibikorerwa ahantu muri ibi bihugu, kandi tumenya ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikimenyetso mu ruhanga y'abantu baribaka. Nyamuneka nimusenge, nyamuneka mwirangara, mwicika intege, mwibabara, kandi umwami ari ku ngoma, agiye kuza guca imanza. Araje, ariko mwebwe nimukora umurimo wanyu muhamagarirwa, muririre ibyo bihugu, mubisengere, itabare abantu bagizwe ave mu mwijima. Nimusenge kandi ubuzima bwiza bugere kuri benshi, mwikwica mu bice. Hari ibintu bibabaje cyane kandi birababaje. Hano mu Buraya turahagera, Imana igatanga umugisha, yarabahetse iraduheka, ituzanye tuze kumuhamya, guhamya Umwami Yesu, ariko banze tukicamo ibice, ngo dusenge, dukomezanye, duhamagare Imana idusukire umwuka wera, aya mahanga twongere tuyabwiriza ubutumwa bwiza. Finlande mugomba kwibwiriza, kwibwiriza ukuri, ariko hamwe dukundanye cyane, dufatanye cyane. Umwami yasengeye ngo basize mu isi, ariko rwose mwamubarinde, ubagire neza kandi nk'uko natwe turi umwe. Imana irashaka ubumwe bw'abera. Bene data dusengerane, twe kwica ibice, twe kwica icyubahiro, ibindi n'amafaranga n'amadolari n'amayero. Irashaka yuko uvuga ubutumwa bwiza, mukundanye, imirimo n'ibitangaza. Kandi ngo niturira rero, marayika azadushyiraho ikimenyetso mu ruhanga, abarizwa n'ibituzira biri mu gukorerwa muri ibi bihugu turimo, tutakambira abantu, tutakamba. Bene data, Imana ibafashe kandi ongere amagambo n'ubundi turayazi, nayo ni kimwe n'aya, nayo turayafite hariya n'ubundi mu byahishuwe. Ibice 7 ni kimwe n'aya ngaya. Aya naho mu isezerano rya kera, ariko mu byahishuwe naho arahari ibice 7. Ibyo Yohana yahishuriwe ari mu kirwa cya Patimo, ibice 7. Yego. Rero tuye ku murongo wa 3 bavuga ko Isirayeli bazarokokana natwe nk'itorero. Abisirayeli nabo bazarokoka, bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kwa isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare washyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 n'ibindi. Ariko babuzwa kubabaza isi, ibiti n'ibituye mu isi, batarashyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu, abamarayika. Kandi ibyo ni ibintu Yohana yeretswe ku kirwa cya Patimo,
abo ni abisirayeli ariko hepfo uzasanga ko n'abanyamahanga menshi bavuye mu moko menshi bitondeye ijambo ry'Imana nabo bakijijwe. Bene data rero, Imana irashaka ko dukora umurimo wayo kandi dukiranuka twera. Nibyo Imana idushakaho. Imana irabidushakaho ngo tubikore kandi tubikore rwose tunezerewe, tuzi uwo dukorera ko agiye kuza kuducyura mu bwami bw'amahoro. Agiye kuza kuducyura, araje. Tubikore tunezerewe. Niyo cyatumye Yesu atubwira ngo mwihutire kwinjira mu irembo rifunganye. Biriya bibaremereye, biriya bibabuza gutambuka, biriya bibabuza amahoro, nyaboneka nimubishyire hasi mutambuke neza, mwinjire mugororotse mu irembo rifunganye, kandi mukomeze n'inzira ifunganye, kuko ijyana mu bwami bwo mu ijuru, mu bwami bw'amahoro. Ariko inzira ngari yo irajyana ku kurimbuka. Iyo nzira nimuyitaze, nimuyireke, nimuyivemo, nyabuneka nimuyivemo, nyabuneka muve muri iyo nzira mbi, iyo ngiyo ijyana mwirimbukiro. Erega birakomeye kandi birakomeye, ariko Umwami Yesu adufashe kugira ngo n'ubundi tuzabigendemo neza kandi tuzabirangize neza. Turangirize wenda ku magambo yandi dusanga mu Byahishuwe 21 Byahishuwe 20, mujye muyibuka nayo ni ay'ingenzi cyane. Ibice 20 Byahishuwe twariyo turangirizaho, turahera ku murongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho, bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iriya nzira ifunganye Umwami Yesu atubwira kunyuramo, naha ngaha itujyana. Bamwe ndetse bazicwa barenganywa, turabibona mu minsi iri imbere. Loni yarahagurutse ngo amadini niyo abuza isi gutera imbere mu buryo bwa demokarasi, ngo turazitira abantu, ngo tukavuga ngo abatinganyi ngo ni abanyabyaha, ngo turatukana, ngo turatuka abantu tubabuza uburenganzira bwabo. Murabizi unigiye guhagurukira amatorero mu gihe kiri imbere, bazatubabaza ngo ndetse ngo twicwe, ariko abazihangana bakageza imperuka abo nibo bazakizwa, kandi bazajya mu bwami, bazajya kwima ubu bwami hamwe na Kristo. Nubwo bapfa bakagenda nka Stefano, nubwo babatera amabuye ko bishe hariya i Roma n'ahandi nk'aho ngaho, bagapfa bakiranukira bagapfira mu mwami, abo ngabo bazazuka bimane na Kristo imyaka 1000, ndetse n'ikindi gihe cy'iteka ryose nyuma y'imyaka 1000. Ibyo rero bizabaho. Bene data rero, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, wisuzume wirebeho. Ntabwo twabonye umwanya wo gusoma Abagalatiya ibice 5 bere ku murongo wa 19 kuzageza tukarangiye hepfo ngaho. Turebe imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka. Imbuto za kamere niba ukizibona muri wowe imbere, vuga uti ya nzira ntabwo nyirimo neza. Nubonamo na kamwe, nubona n'uburakari, kwifuza nabi, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo, nubona bikikurimo, uvuge ngo ya nzira ifunganye ntabwo ndageramo. Wihutire kwiyeza, witunganye, winjiye muri iriya nzira neza, ukomeze urugendo. Ariko ibyo ngibyo tuzabibona ubutaha. Icyo nifuza gusa ni uko mutegura kuzimana na Kristo iyi myaka 1000. Bahabwa kwicara ku ntebe z'ubwami, kandi bahabwa ubucamanza, gucira ab'isi imanza, ngo n'Abisirayeli bamwe tuzabacira imanza.
bene data ndabifuriza kuzicara kuri izi ntebe z'ubwami mugahabwa ubucamanza kandi kuko mwanesheje biriya byose muzabinesha mute nimunyura mu nzira ifunganye muzabinesha satani n'abakurura ngo abashyireho ikimenyetso ntimuzacyakira hari igihe cy'inzara mu Rwanda bari mu kuririmba inzara ariko hari indi nzara izaza ubwo bazatubwira ngo ntawe uzajya guhaha ntawe uzajya mu isoko adafite ikimenyetso cya Antikirisito ibyo murabizi biri mu nzira bari mu kubitegura hano muri za Loni mu bihugu byateye imbere muri Union Européenne barabitegura ikimenyetso kizatuma duhaha ahantu hamwe Antikirisito amaze kwicara hariya yigaragambya ariko twebwe twirinde naho byaza tukihari tukiri mu isi tuzavuga ngo icyo kimenyetso ntitugishaka nitwashaka twicwe n'inzara nidushaka tumererwe nabi ariko tuzajye mu bwami bwa data ibi ngibi mubizirikane iyo gituma Imana itubwira ngo tubisubiremo wenda kwishakira ijambo ngo ujye kubwira abantu ijambo riryohera amatwi abantu bavuga ngo ni haleluya haleluya hariya subira hariya genda ubabwire banyure mu nzira itunganye bazayinyuramo bate bamaze kwatura ibyaha byabo bakabatizwa uwo ni Yohana umubatiza nawe wabikoze hariya kuri Yorodani aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ngo abantu baza birukanka kuko yari yuzuye umwuka wera ari inyigisho bumvise bwa mbere batari bamenyereye bari bamenyereye gutambura ibyaha akazana ibitambo agashyira abatambyi bakamutambirira ariko iryo jambo ari mu mwuka wera mu mbaraga z'Imana baza birukanka ngo baza kubatizwa muri Yorodani batura ibyaha byabo bene data mureke duce mu nzira ifunganye kuko hari igihe abantu bazashaka kwinyuramo bitagishoboka Amen. ukomeze hepfo umurongo wa 7 imyaka 1000 nishira satani azabohorwa ave aho yarabohewe ibyo titwabisobye ariko murabizi azasohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo akoranirize intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa ariko umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike kandi satani wabayobyaga acugugwe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa n'wa muhanuzi w'ibinyoma bazabazwa ku manywa na nijoro iteka ryose intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihabakiboneka mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi ikindi gitabo kirabumburwa n'igitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabona ibyo yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro bene data ejo niho twavuga tuti hari amaherezo abiri gusa ku bantu batuye isi abantu bakiriho mu bimenye n'abapagani babimenye n'abakristo tubimenye n'abana bato bakivuka bimenye ni inzira ebyiri inzira ifunganye n'inzira ngari inzira ifunganye iratujyana mu bugingo bw'iteka abazayinyuramo bakazageza imperuka bazagera mu bwami bwa data bimana n'Imana iteka n'iteka ariko abandi bazanyura mu nzira ngari n'abazatinya guhana umwami abazabivamo bakihanakana umwami kubera akarengane kagiye kuza bakagira ubwoba bakabivamo abo nabo nibigendekera bazajya mu muriro w'iteka ariko rupfu rwa kabiri aho bazabazwa iteka n'iteka kubabazwa iteka n'iteka ibihe bidashira abantu baratinya gupfa wenda ngo babarase isasu rimwe bapfe bigire mu bwami bagatinya bagahakana umwami kandi bazi ingaruka tuzagira mu gihe kiri imbere wakwemera bakakwica wakwemera gukuraho ariko ukinjira mu bwami bwa data Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo mibiri yanyu nimurebe inyungu zacu ziri imbere kandi tugaragaze
kandi mwabonye ko bamaramaje nta soni bakozwe nazo oya nta nta n'ubwo soni. bagize bapfuye kubyinjiramo gusa bakibyinjiramo gusa Imana igahita ibambika imbaraga zidasanzwe abo gukira Amen. abo gupfa bakapfa neza bari mu guhamya bavuga ngo ntabwo tubyihakana ba Sitefano bagapfa bavuga ati reka da n'umwami n'umwami yabonye hagutse hagaze mu byo bw'Imana data bonye ijuru rifunguye bamutera amabuye ariko bandi nabo barahagaze baje kujya mu muriro waka umuriro ntibashya ahubwo umwami ngo yaruguruka batangira kubaza ibisonga bye ati ko mbonye mu wa kane se usa n'umwana uva nawe bene data nubwo twarushywa nubwo bashaka kutugirira nabi uhumure nugera mu bigeragezo bikomeye kugira ngo binyuremo gupfa uzazamuka neza wigire mu bwami bwa data kandi rero nibaho umugisha babibonye rero inzira ni ebyiri gusa abashaka iby'ubugingo twemere tugende neza tunyure mu irembo rifunganye nidushaka kubona twengane twicwe ariko tugiye mu bwami bwa data rero murabibonye bazajugunywa mu nyanja ntabwo umuriro n'amazuku bazarunyira iteka berekegera amenyo ibihe bidashira bene data mwirinde iyo nzira kandi muyirinde ntimuzayigendemo inzira ngari muyivemo muze twemere kubabazwa twemere kurushywa ariko dushaka kuba umwe muri Kristo Yesu ibifunganye Imana rero ibaha umugisha nayo makeya nashaka kubabwira ndizeye ko mushatse n'ayandi twayongeraho ariko si ngombwa umwanya urahari tuganirize mushombo urahari kimwe tuzataha Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. gutaha ni ngombwa gutaha Haleluya. buriya rero twari tugeze mu byahishuwe tugeze mu muribuka Pawulo asengera itorero ryo mu Efeso asengera itorero ryo mu Efeso yari isengeye mu gice cya mbere ku murongo wa 15 ujye tuhibuke naho mwibuke iryo sengesho bene data tubyibuke kandi naryo turyiteho bari gushaka kuba mu itorero bavuga gushaka umwuka wera gusenga iminsi mbiriza ubusa bashaka umwuka wera ugasanga abantu benshi ntibabishaka baracika intege barashaka kurya ngo twagomba kwiriza tukiri muri Afurika bari twarabibuze ariko turi mu Buraya turi muri Amerika muri Canada kuki twakwiriza ubusa ngo turasenga bene data nimwumve rero Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 turageza ku 23 nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose ndashimira Imana urudaca ndabasaba uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibizarana abera mumenye n'uburyo bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye ubufasha bwayo bukomeye izihakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwica ku buryo bwayo ahantu ho mu ijuru imushyira hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza kandi yabaye gutwara byose ibishyira mu birenge bye itorero abe umutwe waryo usumba byose naryo rero umubiri we kandi uhimbamu na byose ni amagambo meza Pawulo yakoze ariya torero ryo muri Efeso cyane kandi ryatangiye neza uretse ko rirangiza mu bice bibiri byahishuwe bavuga ngo rero ngo mwataye urukundo rwanyu rwa mbere naho ngaho ariko handi
iri torero ryarakunzwe ararisengera, mbonye ukuntu mwizera umwami Yesu cyane, mbonye ukuntu mukunda abera bose mutarobanuye ku butoni, none ngiye kubasengera irindi sengesho. Imana ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, amaso y'imitima yanyu ahumuke, maze murebe, mumenye ko mwizera umwami Yesu, mumenye neza umwami wanyu, kandi mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubwinshi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera bageze muri Yerusalemu nshya, Yerusalemu yo mu ijuru, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga ibaha bene da. Tukiri muri iyi si hari ubwo twisuzugura ntitumenye abo turimo, ukagenda usanga umukristo avuga ngo ngende umunyantege nke, ntabwo turi abanyantege nke. Nituguma muri Yesu, nitwizera Yesu, tuguma muri we, akaguma muri twebwe, amagambo ye akaguma muri twebwe, yatubwiye ngo tuzaba abatware, agamba imbaraga zikomeye cyane, tuzatanga ibihome by'Yeriko, tubikubite hasi, dufate ibitekerezwa n'abantu mu mitima yabo, tubigomorere Kristo. Uko niko imbaraga zacu Imana iduha zingana. Ariko Pawulo arabasengera, yabonaga batarazihabwa, ati Imana ibaha izo mbaraga, mubanze murebe Yerusalemu, mujye mu mwuka, icyakoreye ku rurembo Yerusalemu nshya, turarurebaho gatoya muri Byahishuriwe 21, turaza kurebaho gatoya tugenda. Numva ati murebe Yerusalemu nshya, muzasanga iby'isi mutazabyitaho, muzamera nk'abandi bakiranutse, za ntwari zo gukiranuka. Ijambo hari Abaheburayo 11 umurongo wa 13, barebaga ururembo Yerusalemu nshya, barureba bari mu mwuka kera ba Aburahamu, bakabona ari umudugudu mwiza urimbishijwe, utegereje abantu bakunda Imana, bubaha Imana, bumvira Imana, bakavuga ati natwe rero tuzajyayo. Bemera gutakaza byose, bemera kuba mu mahema, bemera kureka byose, bemera kuva mu iwabo mu gihugu gikomeye cy'i Babuloni. Arashorera agenda ajya ahandi hatabona, urabona inzara iramwica, asukira muri za Egiputa, ariko hatana no kuvuga ngo nzategereza Imana yanjye, uriya mudugudu ngomba kubamo, uriya mudugudu waduhishuriwe nzawubamo. N'abandi benshi murabizi. Natwe turasengera abo mu Efeso ati Imana ibahumura amaso y'imitima, murebe ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, murebe n'ubwiza bw'ibyo azaraga bera uko bumeze, murebe Yerusalemu imihanda yaho, yagiyeyo ngo ageze yabona imihanda ngo yazahabu y'igitangaza. Aragaruka ageze mu isi abwira ngo Imana njyana nibura ahantu hari za zahabu na za diyama, numva amabuye y'igiciro kiri mu isi ndebe uko hasa, ibyo bintu uko bimeze. Baramujyana agiye agasanga ni ibintu by'igitaka kirabura ugereranije na zahabu yacu yo mu ijuru. Ngo kuvuga amazahabu yo mu isi ngo ni ukugira ngo tubyumve, bari amafaranga ari amabuye tuzi y'igiciro cyinshi, ngo tubisobanukirwe, ngo tumenye ngo ni iby'igiciro, ariko ubundi ntaho bihuriye. Zahabu zo mu isi ntaho, na za diyama ni iki, ntaho bihuriye n'umuhanda tuzagendamo muri Yerusalemu nshya, Yerusalemu iwacu. Ibitangaza gusa. Amen. Imana ibahishurire ubutunzi bwo mu ijuru, bizatuma mudakunda ubutunzi bw'iyi si, muzabuzinukwa ibya hano mu isi, muzabyanga. Ubwo twebwe turashaka iby'iwacu i Yerusalemu yo mu ijuru, ibyiro ntibishaka birorere, dushaka inzara, dushaka twambara ubusa, bashaka badukubaga mu muhanda, badukubita baduhora izina rya Kristo, ariko tuzagereyo bene data. Kandi n'imbaraga Imana zibaha, za zindi Imana yakoreye muri Kristo imuzura mu bapfuye, izo twebwe abizeye nitwizera tukaguma muri Kristo neza, nawe akakomeza kuba muri twebwe. Ko nicyo bisobanura iyo twaba umwuka wera, iyo twakijijwe Imana ikaduha umwuka wera. Umwuka wera ni nde? Ni Imana yuzuye, aza kuba muri twebwe. Umwuka wera aza kuba muri twebwe, tutamwirukanye agumamo. Dufite ubutware, dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubuhanga, ibyo byose biri muri twebwe kubera umwuka wera twagize dute, twahawe. Byose tukabinezererwa, tuti ni akanya gato tukinjirayo, tugiye gutaha mu bwami. Bene data wihangane, nubwo twabara, nubwo twarwara indwara zo hano mu isi, imibiri yacu ikabumeze, ariko tugiye gutaha turuhuke, tugubwe neza, indwara zitaba, nzara, byose ni byiza. Kandi tukiri mu isi
Yesu Kristo umutwe w'itorero usumba byose ngo natwe itorero umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ntabwo turi wenyine nitugira kwizera, nyabuneka mugire kwizera, witange ku buntu mwagiriwe, wipfusha ubusa, wipfusha ubusa ubuntu wagiriwe. Uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, kandi ufite ubutware, kandi ufite wa Kristo. Bene data tubimenye, kandi umwami Yesu abidufashemo. Noneho turunguruke mu Byahishuwe 21, turebe urwo ruriya duhishiwe ubwiza bw'ibyo azaraga bera, turebe ururembo rwacu uko rumeze, turukandagireho gatoya, hanyuma turangize, kuko ntabwo ibyo byose murabifite ndabizi. Muzakomeza musome na 22 byose, ibyo byose muzabisome, ariko dusome twumve duhere ku murongo wa mbere. Byahishuwe 21, ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rishya n'isi nshya. Amen. N'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja ritakiriho. Ururembo rwera Yerusalemu nshya rugaruka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, bo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, Imana yabo izanagura amarira yose ku maso yabo, kandi uzaho ukundi nta n'umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizaho ukundi, kuko ibya mbere bigize bite birashize. Kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi birarangiye, ni Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota azamuhera ubuntu bwo kose ko yamaze ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Hepfo aravuga ururembo uko rwubatse, amarembo 12, imfatiro n'ibindi byose, amabuye abikoze, igiciro cyinshi n'ibindi byiza cyane, byiza murabisoma muze kumva. Ariko ageze ku murongo wa 21, amarembo uko ari 12 yari imarigarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imarigarita imwe atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigishwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama aribo rusengero rwarwo, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana nibwo buruvira, kandi umwana w'intama niwe tabaza yarwo. Amahanga azagendera umucyo warwo, abami bo mu isi bazanayo ubwiza bwabo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo, kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama wacu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha ni ibintu byiza cyane. Urwo rurembo ruraryoshye, ngo rurimbishwa nk'umugeni uko arimbishizwa umukwe we. Ibyo burya buriya bukwe bwo mu isi nabwo bufite icyo bushushanya by'igiciro cyinshi cyane, ariko nk'uko bikwiriye, yaba bivuga batya nyine niko Mariyamu yatubwiye, bavuga utuntu tubona mu isi ngo tubisobanukirwe, ariko ibyo mu ijuru birahambaye. Tuzabimenya neza tuhageze, ntitwamenya uko tubivuga, uko tubyumva, twumva agapande gato cyane, tuzabimenya tugezeyo. Ariko ni byiza bene data, dukore rero turwanira urwo rurembo, tuzarwinjiremo, isi nshya n'ijuru rishya, kuko ibi ngibi byandujwe bizavaho. Imana ishobora byose izana irindi si n'irindi juru byo gukiranuka. Ibyo nibyo rero tuzabamo cyane, tuzabimenya tugezeyo, tugiye gutaha. Imana idufashe cyane. Aho nashimye cyane rero, murabizi ko bavuye mu Egiputa hariya Abisirayeli, Imana yagiye iremera ihema yarikora, Imana ikaritahamo, ikavuga iwanjye, iri ni ihema ryanjye, n'inzu yanjye, n'urusengero rwanjye. Ihema
Imana iriho umugisha, irigaragaza. Bukeye Salomo yubaka urusengero rw'amabuye n'amatafari n'ibindi byose. Ntabwo Imana yarutaha, Imana irarwishimira, iranezerwa isezerano ku mutima wayo, amaso n'amatwi byose. Haleluya. Urusengero Amen. irarutaha. Bukeye iratubwira natwe ngo abakristo bakijijwe, yemwe bakristo mwakijwe neza, mwakiriye umwami Yesu, mwavutse ubwa kabiri, namwe mu rusengero z'Imana. Amen. Uru rusengero rw'Imana, Imana iba muri wowe mu buryo bw'umwuka wera. N'itorero ryacu naryo rirubakwa nk'amabuye mazima kugira ngo urusengero rw'Imana mu buryo bw'umwuka wera. Urusengero rwera urufatiye ari intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu ibuye rikomeza imfuruka, natwe amabuye mazima tukubakanwa nawe, turi urusengero rwera rubagwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka wera. Aho ni mu isi, ariko ejo bundi tugiye gutaha ngo nitujya mu rurembo rwacu, noneho ntabwo ari urusengero nk'izo ngizo. Natwe tuzasanga Imana yacu n'umwana wayo aribo rusengero rw'iwacu, natwe twicomekemo. Imana yabaye muri twe, natwe tujya kubona Imana mu bwami bwa Data butazahabwa iteka ryose. Bene Data rero ndabifuriza kuba abakristo nyabakristo bashiriye rwose, batinyutse kandi bazinutswe isi. Mureke bya bindi by'ibyubahiro byo kwihimbaza, gushaka ibidafite umumaro, ibyo bizinduka mu izina rya Yesu. Komeza urugendo neza, Imana ikurinde, ikwambike imbaraga, uzagira iherezo ryiza, winyure mu irembo rifunganye no mu nzira zifunganye, urasukire mu bwami bwa Data, tuzabane nawe iteka n'iteka, ibihe bidashira. Amahoro ya Kristo abane namwe. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana mushumba, Imana imuhe umugisha, arakoze cyane, atuganirije amagambo meza, amagambo akenewe muri iki gihe, akenewe n'abizera. Izi ni inyigisho shingiro z'itorero. Bene data, aya magambo ni amagambo y'ubuhanuzi umuntu wese agomba gucaho akarongo mu mutima we kandi akayatekerezaho. Ni amagambo adakenewe mu biterane n'amasitade, ni amagambo adakenewe muri iki gihe, ariko akenewe n'abagenzi bajya mu ijuru. Amen. Umuntu wese ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima we, aya magambo areba. Umuntu wese wumva viziyo ye, umuntu wese wumva viziyo ye ari ukujya mu ijuru, aya magambo aramureba. Ariko abumva viziyo yabo, ibyabo bizarangirira mu isi, aya magambo ntabareba. Ngira ngo hari n'aho wayabwiriza ntibayumve. Aya magambo arakomeye cyane, ubuhanuzi. Yesu yarabivuze ngo mugire umwete, ni ukugira umwete bavandimwe. Amen. Ugacika isi, ugahunga nk'uhunga nyine, ukikiza nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi. Pawulo yandikiye Timoteyo, iyo usoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, uko rwandikiye na Timoteyo, Pawulo yaranditse igice cya 4, aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Aramubwira ngo ndagutongerera mu maso y'Imana na ya Kristo Yesu, uzakira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Yaramwandikiye aramubwira ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Muzayasoma muri Timoteyo wa 2 mu rwandiko rwa 2. Aramubwira ngo ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo zigwiriza abigisha bahwanye n'irabo, ngo bazivure. Bene data, inyigisho nzima Pawulo yavugaga ni izihe? Abantu bazaba bishakira ibihwanye n'irari ryabo ni irihe se? Abantu barashaka inyigisho zibabwira ngo igitangaza cyawe gitware, ibyawe birabohotse, nibyo, ariko icyo gitangaza utwara ugitwaye urinde?
Imana irashaka ko tubaho mu buzima bwejejwe, kuko hanyuma y'ubu buzima turimo tuzajya mu bwami bw'Imana. Hanyuma y'ibi tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bene data. Buri muntu wese rero wumva ko hanyuma y'ubuzima arimo hari ubundi buzima, azahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, agomba rero kunyura mu irembo rifunganye. Kandi iri rembo abantu benshi rirabagoye kurinyuramo rwose, kubera ko abarinyuramo biyambura byose. Abarinyuramo abantu barashaka kugenda mu buzima bworoshye. Abakristo, ubukristo nyabukristo ni ukubaho mu buzima bunejeje Imana. Kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse byose, yarasinziye asanga ba sekuruza arabora. Hanyuma y'ubuzima urimo uzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Bene data, tunyure mu irembo rifunganye. Ubu buhanuzi ntibubuteshe agaciro. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana, dusengera umuntu wese, buri muntu wese aho ari. Urashoboka aho uri, washobora gupfukama biragushobokera, washobora guhaguruka biragushobokera. Uburyo bwose uri bwumve bukoroheye ni bwiza gusengeramo uyu mwanya. Dusenga Imana isengesho rivuga ngo iki? Mana, dushoboze kunyura mu irembo rifunganye. Iyi nzira inaniye abantu benshi. Abantu barashaka kujya mu ijuru ariko bagendanye n'iby'iwabo. Abantu barashaka kujya mu ijuru ariko bagendanye n'imiruho y'iwabo. Mwegere Yesu ababohore mu buryo bw'umwuka, ababohore mu bugingo. Nahoze nangarira ijambo rimwe ubwo abagabo bane bari bahetse ikirema ngo bageze aho Yesu yarari. Yesu yitaye ku muntu w'imbere kurusha uw'inyuma, bene data. Ngo bagera aho Yesu yarari. Yesu abonye kwizera ko abagabo bari bahetse ikirema, yababwiye ngo iki? Yaravuze ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Nyamara bari bamuhetse bo ntabwo ibyo bari bamushyiriye Yesu ntabwo ari ibyaha, bari bamushyiriye ubumuga bw'umubiri. Bari bamushyiriye uburema bwari burembeje mwene wabo, niba ari murumuna wabo cyangwa mukuru wabo. Nibyo bari bamushyiririye Yesu. Mu yandi magambo bari bamushyiriye ibyifuzo by'umubiri. Ariko Yesu arebye asanga igikenewe cyihutirwa, bene da, atari ibyifuzo by'umubiri. Asanga agomba kubanza yabohora umuntu w'imbere. Haleluya. Aramubwira ngo urate ibyaha byawe ndabikubabariye. Abafarisayo ngo biburanya mu mitima yabo ngo uyu se ninde? Yarigereranije, abonye nyine atashobora kumukiza uburwayi, arangije arabeshye ngo ibyaha byarabimubabariye. Umva ikintu cyakurikiye, aravuga ngo noneho rero niba bagiye gupinga mu mitima, ikorera uburiri bwawe ugende. Ariko icyo nagambiriye muri iri jambo ni iki? Ndashyigikira amagambo umushumba amaze kuduhanurira. Yesu yitaye ku muntu w'imbere. Uwo muntu w'imbere niwe ugomba guhatanira guca mu irembo rifunganye. Umuntu w'imbere niwe uzabona umwami Imana. Ariko Imana ntabwo izakubaza iby'umuntu w'imbere gusa, izakubaza n'uw'inyuma ukuntu yitwaye. Pawulo yarabyandikiye, Abakolosayi, arababwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri n'ubugingo birarindwe bitabaho umugayo kugeza ubwo umwami Yesu azaza. Haleluya. Imana yitaye ku muntu w'imbere, bene data. Mugire umwete tunyure mu irembo rifunganye. Ubwo abantu bari gupiganwa n'iterambere, dutera imbere mu mwuka. Nidutera imbere mu mwuka no mu mubiri tuzatera imbere mu izina rya Yesu. Umuntu w'imbere nabohoka, karande z'umuntu w'imbere zikamuvaho zikamurekura, umuntu w'inyuma azabohoka. Umuntu w'imbere nakira uburwayi bw'umubiri nabwo buzakira. Tugomba kweza umuntu w'imbere cyane kuruta umuntu w'inyuma, bene data. Imana idushoboze kandi tugire neza. Tujye gusenga Imana. Pasiteri Safari agiye kutuyobora mu isengesho ryo gusenga Imana. Dusengere muri iri jambo. Ndatekereza Pasiteri Safari acyari kumwe natwe. Tujye gusenga Imana. Dusenga Imana, tubwire Imana ngo Uwiteka we,
dushoboze kunyura mu irembo rifunganye. Imana ibohora ubugingo bw'abantu bari muri iri teraniro, abantu babohoke mu mwuka, kuko niyo mu mubiri ho tugomba kubohoka rwose. Ariko mwibuke neza ko Yesu yiteye ku muntu w'imbere, bene data. Yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizaza ari inyongera. Ni Yesu wabyivugiye. Bene data, Imana izi ko tugomba gutunga amazu meza muri iyi si. Yesu azi ko tugomba gutunga amamodoka meza. Yesu azi ko tugomba gutunga ubwenegihugu, tugatura i Burayi, tugatura za Amerika, tugatura za Canada, tugatura mu mahanga. Yesu arabizi, ariko icyo akeneye cyane ni uko ubwami bw'Imana bubanza bwima mu mitima yacu. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Abantu, nta muntu ujya kubaka inzu ngo abanze igikuta. Umuntu wese abanza fondasiyo. Fondasiyo yo gakiza, fondasiyo y'ibyiza, y'ubugingo ni ukwihana ibyaha no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Birashoboka aho uri, ntabwo tuvuga ngo ni mwature, ariko buri wese apfukama avuge ngo Mana, nshingiye ku ijambo ryawe, ntabwo nyiri mu irembo rifunganye, nsigaye ndi mu kigare, ndi mu miguruko y'iby'iki gihe. Ndashaka guca mu irembo rifunganye, nanjye kugira ngo nzabone ubwami bwo mu ijuru. Uru rurembo rwitwa Yerusalemu tuzarwicaremo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushake ikimenyetso nk'uko ubuhanuzi butubwiye bw'ijambo ry'Imana. Imana ibashyireho ikimenyetso cyayo, bene data. Imana idushyireho ikimenyetso cyayo kidutandukanya n'andi mahanga. Ubwo umurimbuzi agiye kuza mu isi, haba adafite ikimenyetso akabarimbura. Twebwe tuzagire gute? Tuzarokoka ibyago by'imeruka. Reka dusabe Pasiteri Safari adusengere muri aya magambo. Reka ndirimbe igitero kimwe cy'indirimbo, niturangiza kukirimba Safari yinjire mu mwanya wo kudusengera. Hanyuma yo gusenga turaza gukurikizaho ibindi. Amen. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu uko kiri, dutegereje gusobanukirwe ibimenyetso bibereka ko agiye kugaruka. Nitwereka ko wa munsi wegereje, ubwami bw'Imana buregereje, ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Safari rero nadusengera Imana, asengera Imana iri jambo n'iri teraniro. Imana ibaho umugisha cyane, kandi dushimiye umubyeyi wacu tugejejeho ijambo ryiza. Twariteze amatwi hano mu rugo, twese mu rugo twanezerewe, twafashijwe, twongeye kumva ijwi ry'umubyeyi, kandi iki gihugu tuzakigeramo. Umuririmbyi niko yaririmbye, aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, ngo ari kure aho atagira izuba, ngo atagira ibyago, tuzakijyamo. Undi wa 118 yaravuze ngo kubana na Yesu ngo bidutera umunezero. Ngo Pawulo yaravuze, ndumva nifuza nanjye kuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Tugiye guca bugufi, uwo bikundira arapfukama, uwo bidakundira aricara, cyangwa turahagarara, ariko turi twese dukomeze twapfukamye neza, abwira Imana ngo Mana emera kwiza no kwiringira. Reka dusengere Imana, Imana Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu. Imana yo kwizera, turagushimiye. Imana umurengezi, n'umwami mwiza w'amahoro, umutabazi wacu. tugushimiye cyane, turagushimira, dusengeye ubugingo bwacu kugira ngo bwezwe nawe, tuzagira mu bwami bwawe.
Imana ishobora byose mu izina rya Yesu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye cyane kubw'amagambo yawe meza ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya uko ijambo umwami isi ya mbere n'ijuru rya mbere byaba bitakiriho ngo mbona urembo rwera Yerusalemu ngo rumanuka ruva mu Imana ngo rutewe Imana igira turagushima ururembo turagushima kuko duteguriye ururembo tuzagiye kugira kandi amazina yacu akomeza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo turagushimiye ko waduhamagara umuhamagaro mwiza mu bihugu byose aho duteraniye buri muntu mwami umuntu wese yumvise ubutumwa bwawe ari muri Amerika ari mu Burayi ari mu Rwanda ari muri Afurika ndagushimiye ko iri jambo ritugezeho uduhe gukiranuka muri byose erega ngo ikimenyetso kizashyirwa mu ruhanga rw'intama zigutakira ku manywa na nijoro niyo mpamvu natwe tugusabye kugira ngo twambike imbaraga z'umwuka wera turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza uduhe gukiranuka no kwezwa uduhe gukiranukira muri iyi minsi ikomeye muri iki gihe kigoye mu izina rya Yesu Kristo uduhe kuzura imbaraga z'umwuka wera turagusabye ngo ugire neza abanyetorero turabasengeye dusengeye intama zigutakira ku manywa na nijoro tugusabiye buri bene data bose abari mu Buholande abari mu Burayi abari mu Bufaransa mu izina rya Yesu Kristo abari mu Budage abari mu hirya no hino mu izina rya Kristo Yesu turakwinginze kugira ngo urengere abari mu Rwanda urengere abari muri Uganda abumvise ijambo ryawe buri muntu wese umufashirize mu buntu bwawe mwami Mana utwambike imbaraga zawe turasenze rero umukozi wa umugisha turifuza kuzakora iteraniro ry'abera mu bwami bwo mu ijuru dusengeye ibyifuzo mu izina rya Yesu mbere na mbere icyifuzo dusengeye ni ukugira ngo mwami ubanze beza imitima yacu buri muntu wese umeze umutunganye uko ijambo rye ryatubwiye ngo abatejejwe ntabwo bazatamura urwo rurembo wese buri muntu wese ndabasengeye mu mutambyi ndabatambiriye mu izina ryawe Yesu Abaheburayo 5:1 haravuga ngo umutambyi wese yatoranyijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana tubarambitseho ibiganza abari hirya no hino bose batunganye twongeye kugira icyifuzo cyo kuzakubona mu bwami bwo mu ijuru Mana tukazakubona amaso yacu azakubona sayundi nuko turagushemeye kuko duteguriye umudugudu mwiza twese dutunganye kandi tuboneze tuzakubone mu bwami bwo mu ijuru urakoze cyane rero ikindi cyifuzo dufite nuko warengera igihugu cyacu buri muntu wese werekeje mwami Mana hatuye ukaduha gusubizwa nawe ukarengera buri muntu wese abatuye isi bose ukabakomereza mu buntu bwawe ukabaha agakiza abasindaga ntibakongere gusinda abasambana ntibakongere gusambana abiba ntibakongere kwiba abanyarugomo barureke ko twabonye n'imirimo ya kamere uduhe kugira imbuto z'umwuka wera uturinde imirimo ya kamere nk'uko twabibonye mu Bagalatiya 5:19 kandi uduhe gukumbura ururembo uduhe kuzura imbaraga z'umwuka wera mwami Mana uduhe gukiranuka ririya jambo batubwiye ko umuntu wese mwami azashyirwaho ikimenyetso kandi ngo dore ibimenyetso hari byinshi mwami abasatani ngo barimo kunyura mu nzira ya gihogera ariko twebwe uduhe kunyura mu nzira ifunganye izo ni imburo z'ijambo ryawe uduhe kunyura mu nzira ifunganye kuko abayinyuramo ni bake ariko uduhe uzaturinde inzira ya gihogera kuko ijyana abantu kurimbuka urakoze udushoboze kandi udufashe twambike imbaraga z'umwuka wera nuko urakoze tanga umugisha ku bantu bawe abarwayi bakize abatari bafite ibyifuzo bitandukanye basubize buri muntu wese umwambika imbaraga z'umwuka wera kandi uduhe umugisha muri byose urakoze kuko umukozi wawe tugejeje ijambo ryo mu mugisha abaryumvise nawe twese duhe umugisha izina rye rihabwe icyubahiro tubisabye twizeye twiringiye kubikora mu izina rya Kristo Yesu umwami urakoze amen 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 Imana ihabwe icyubahiro kubwo kwemera kweza muri iri teraniro Imana ishimwe ayo magambo muyabike mu mitima yanyu bene data reka bashimire mwese uko mwabaye muri iri teraniro ryiza twakira abashima Imana twakire
Betty mama Kisera ashima Imana kandi aze gukomeza n'umwanya wo kudusezerera iteraniro tugezeho n'amatangazo namara gushima Imana n'abandi bamaze gushima Imana araza kutugezaho umwanya wo gusezerera iteraniro no kutugezaho amatangazo ariko ntagenda adasengeye abarwayi bafite n'abarwaza muri iri teraniro. Karibu ngewe naho ubutaha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ukuri mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Reka twinginge buri muntu wese akomere Yesu amashyi kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Hanyuma reka twinginge umubyeyi wacu adusengere, asengere abarwayi, anadusoreza rwose kuko ibyo twumvise birahagije. Amashimwe ni menshi. By'ukuri ndashaka gushima Imana kubwira ijambo ry'Imana twumvise ku bantu kuko bafite umugambi wo kujya mu ijuru. By'ukuri iri ni ryo jambo dukeneye, niryo isi ikeneye, nubwo batabyifuza. Bamwe bashaka kumva nyine ibyabo, ariko twebwe twagiriwe umugisha wo kuba kuri runo rubuga. Munyemerere ni ukuri bene data dushima Imana ko idutekerejeho uyu mugoroba ikaduha ijambo nk'iri ngiri. Twarize, abantu bafashijwe, ni ukuri bene da mureke twezwe. Nibwo butumwa bwonyine bwazanye Yesu, ni ukugira ngo tubohorwe, dukire ingoyi z'ibyaha, dukire ibyo bibazo byose. Ariko ikibazo gikomeye ni ukuba umuntu yaritiriwe izina ry'Imana ariko ntazajye mu bwami bw'ijuru. Icyo ni ikibazo gikomeye bene data. Abantu benshi barimo bararimbuka, turababona, abashumba, abavugabutumwa, abakristo, abadiyakoni, ariko turi aho ngaho nyine turarangaye. Ariko abakozi ba Satani bo baracyakora, barashyiramo umwete. Ariko bene data mwebwe mugifite mu mitima inzira z'igisiyoni, mwebwe mwifuza kuzajya muri rwa rurembo, munyemerere dufatanye turwanye Satani, tuvuga ubutumwa bw'ukuri. Nubwo abantu batadukunda nta kibazo, kuko umugaragu ntaruta sebuja. Turashaka gukundwa n'Imana cyane, kuko nitugera mu ijuru ibyo byose ntituzabyibagirwa. Reka twongere twinginge umubyeyi adusengere, asengere abarwayi, abantu bakurikiye umwami Yesu, bakijijwe, bari mu bigeragezo, barwaje abana, amakrize n'ibindi byinshi. Umubyeyi wacu adusengere, aturagize Imana. Kandi bene data ntabwo twatesha agaciro uyu mugisha Imana iduhaye. Afite umurimo w'Imana akora, arazenguruka isi. Kuba yatuboneye umwanya akaboneka, ni ukuri Imana iguha umugisha. Mubyeyi turagushimiye, ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi aho wakuye Imana ihasubize. Kandi natwe turahari kugira ngo dukomeze dufatanye umurimo w'Imana, turwanye ubwami bw'umwijima, kuko Yesu yaravuze ngo itorero rya Kristo ryubatse ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yarihagurukira ngo ntabwo azarishobora. Imana ibaha umugisha. Munyihanganire iyo nafashijwe n'ijambo ry'Imana niko njyamera, ariko nta kindi kibazo mfite. Ni ukuri ndumva ashima Imana. Imana ibaha umugisha. Reka adusengera dusoreza. Amatangazo nta yandi, ni uko dusenga buri wa kane. Igihe nigihinduka, amasaha agahinduka, tuzababwira. Imana ibaha umugisha cyane. Karibu umubyeyi. Dusenga Imana. Nanone mwami wacu Yesu, turacyari imbere y'ubwiza bwawe, turacyari imbere yawe tukunezerewe mwami, kuko ibi byose ntabwo ari ku bwacu, si ku bw'abana b'abantu, ni ku bwawe. Uvuga bigakoreka rwose, bikabaho kandi bikubakwa, bikubakika.
ntibinyeganyezwe n'imiyaga iyo ari yo yose, cyane cyane iyo twumvise ijambo ryawe tukarikomeza. wa munyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura ziragwa, imiyaga irahuha, imivu iratemba, byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagira ikiba kuko yubatse ku rutare. turashaka ko iri jambo riguma muri twebwe imbere mu bugingo bwacu mwami, tukubaka kuri wowe koko, wowe wenyine urufatiro ruzima. Pawulo avuga ati n'igihe washyizeho urufatiro nta rundi ni Kristo umwami wacu. turashaka kubakwa kuri ubu rufatiro kandi twe kunyeganyezwa n'imiyaga. Indwara nazo turazisengeye kuko hari bene data benshi na bashiki bacu n'abana bacu bashobora kuba barwaye, nabo turabasengeye. ubwo burwayi wowe duhayeho ubutware, nitukwizera tukagendera mu ijambo ryawe, izo mbaraga z'umwijima turazimenagura mu izina rya Yesu. turazimenaguye, tubohoje abarwayi bacu, tubarambitseho ibiganza mu kwizera. niko watubwiye ngo tuzabasengere, tubarambeho ibiganza tubasengeye kugira ngo bakire icyo waduhaye mwami. iyo ni inshingano yacu, dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu. Bizeye nakire mwami uburwayi bwose mu izina rya Yesu. kandi turabasengeye abana bacu, turabasengeye uburyo bwose bariho, imibiri yabo turayisengeye, umwuka n'ubugingo turabisengeye. Dukoresha mu mashuri ariko abigisha batizera kandi bakabigisha ibintu bishakiye, ariko abana bacu turabashinganishije ndetse n'abandi mwami. icyatuma batabare, tabara abana bacu mu mashuri, bagisha inyigisho zipfuye, kwinjira mu irembo ritunganye, kuko aribwo tuzabona ubwami bwawe Yesu. babizi neza za organisme international bafite imigambi yindi mibi mu izina rya Yesu. ubwami byacu byose bahagarare mu kuri kwawe, iyo migambi satani umwanya itorero tukugirireho umugisha Yesu. ibyo bizira byose bazana turabyamaganye. reka tukungukireho Yesu, reka imbere yawe utsindire ubukana bw'umwanzi, tugirire ubuntu n'imbabazi Mana, ukiza mwiza dushobore kugendana nawe uko bikwiriye. mwami w'abantu uri hejuru y'imbaraga zose, ibiri kuturwanya muri iyi minsi bikurweho, imbabazi zawe zidusange. bongere babumwe, baganire ijambo ryawe, babone uko basengera hamwe, bagusaba imbaraga, bagusabe kwezwa, kunyura mu irembo rifunganye. bari kumwe mwami, abana, ababyeyi, abavandimwe bose bakuze, abagomba guhura bahure, utange ibyangombwa, fungura imiryango, turabisengera mu izina abanyeshuri tubasabiye ubwenge n'ubuhanga n'ubushobozi. abakiri mu Rwanda turabasabiye usanzwe kugira ngo mwami barwanirire, bakomeze kunyura mu nzira ifunganye. Haleluya. twirukanye intambara mu bihugu, turabashinganishije izina rya Yesu. amasaro mu Rwanda avuga iby'ukuri, turayasengeye. epfo mu Burundi hariya hazamutse, turahasengeye. bwawe birapfukamira abayari, ubikomeze ukawera, ubarinde kandi n'abantu bose twakumburanye mwami wahazi ibyiza, tuzongere kubabona dushima izina ryawe rikomeye, tuvuga ibitangaza wadukoreye. urinde igihugu, urinde bose mwami, uturinde. urakoze turagushimye ko natwe abari muri aya mahanga ugiye kuduha imbaraga nshya
ngo tubwirize amahanga no muri Finland bafata biriya bihugu na Norvege na Denmark nibafata biriya bihugu ubutumwa bwiza bwongere buhaguruke za Suwede turahasengeye bariya abantu bahari ariko n'abandi aho turi twese natwe ukingura imiryango tuvuge ubutumwa buzima ibitangazo bikoreke abantu bagaruke ku Mana Data insengero zongere zuzura abantu bashaka Imana urakoze kuzatubashisha amahoro yawe rero mwami n'ubuntu bwawe n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane na buri wese muri twe bisabye mu izina rya Yesu amen 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 nukuri Imana ibaho umugisha musabire umugisha umubyeyi wacu nukuri Imana imuha umugisha cyane kandi namwe mwese nukuri dusabire umugisha pasiteri watuyoboye nawe Imana iguha umugisha murakoze rwose twese Imana tumugisha twese nukuri Imana iduha umugisha reka rero noneho dusezeraneho Imana ibaha umugisha ariko nukuri nashakaga abantu tutakiriye turabakiriye Iradukunda Charlotte wafungura kamera umubyeyi akakureba akakuramutsa Charlotte yego twakiriye Rugamba Imana imuha umugisha ariko reka twakire sinzi niba yaba yabishoboye yagize impamvu yambwiye Moyize ahari rwose yafungura kamera akaturamutsa ndetse na mikoro Pasiteri Moyize yego niba hari yaturamutsa turashoje ariko nafungure mikoro yagize impamvu ariko nafungure mikoro turamutse ndabasuhuje Yesu ashimwe amen amen yego nanezerewe guterana n'umushumba wacu nari mukumbuye cyane nanjye nafashe rwose fungura kamera kurebe iyereka umutambyi hano biri kugaragara nagize impamvu twagize amutiyaje nyinshi ariko ku wa kane nzaboneka nzataha kare nteganyamo n'igihe cyabamo cyambutiyaje ku buryo nta kibazo tuzagira nanjye nafashije numvaga nkeneye kumva ijambo ry'ubugingo ijambo ribohora imitima ni ijambo ryatureze ariko tutakibona ni ijambo tutakirya abantu benshi barabizi turibonye mbese twari turinyotewe rero ntabwo nanezerewe kandi nshimire gushyiraho uyu murongo mwiza wo kugira ngo tujye duhura reka nsoreze aha ngaha ntaza kwizigira amagambo Imana ibamugisha natuguraho ubutaha ntacyo Imana ibaho umugisha mwese ubutaha tuzaze kare kandi tujye turarika dukeneye kumva amagambo y'ubugingo atuma abantu bihana ibyaha muzararike mwese Imana ibaho umugisha mugire ijoro ryiza umushumba wacu Pasiteri Safari Moyize mushumba Kayijuka nawe